Umugore yakomeje kurakara cyane n'umujinya kuko ibyo ashatse kugeraho ntabwo bibasha kuba byakunda. Yamuteguriye uburozi ariko yabwanze. Ni ahangaha twashoreje part 1, tugarutse na part 2 kugira ngo rwose mubashe kuba mwayikurikira. Umugabo yashoje amubwira uti reka ngende, atari kundaje nkora akantu. Ese bigiye kugenda bite? Ese bigiye kugenda bite? Niba dutangiranye part 2, niba utararebye part 1, genda urebe part 1 ubundi uzunarebe part 2. Niba twarakomezanyije kandi nabwo ukomeze kurushaho kuryoherwa, mwarayikunze cyane. Niyo mpamvu rero ngaruye part 2 kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Yakomeje kwiramanta, ariramanta avuga uti ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka, uburozi bwanjye ngomba kuba nabumuha. Uyu nawe w'umurinzi arimo aramwitegereza, arimo aramureba akantu ku kandi. Sobanukirwa, yaramwitegereje amucaho, gusa ntabwo uyu ari kubasha kuba yaboneka. Ntabwo ari kubasha kuba yaboneka ngo bamubone. Buriya Imana izagutabarira haba hahari. Niyo mpamvu ugomba kubaha Imana, niyo mpamvu ugomba no kuyubahisha. Mana Nyagasani, wa mugore yaragiye, byamwanze mu nda, yazanye akamamiyo, niba ari akamamiyo, yazanye agahiri, nawe urakabona. Uburozi buranze, ariko noneho agiye kuba yakoresha aka kantu, aka kanyundo cyangwa se uko mukita muraza kumbwira muri komenti, kugira ngo abashe yakamukubita. arimo agera uburyo ari buze kukamukubita. Mana Nyagasani, ukurikire. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ukore subscribe, ukore like, ubundi tubashe kuba twajyana imbere. Yaramuhamagaye ati baby, ati ngwino. Mu gihe cyiza yari yamwiteguye, nawe arimo aramwitegereza. Yaraje, akigera aho ngaho yaranyereye neza, yikubita hasi. Agiye gukubita aramuhusha. Mana Nyagasani, buri Imana itaragutanga, ndagira ngo nkubwire yuko nta muntu ugufiteho uburenganzira muri iyi si uretse Imana yonyine. Imana iyo yakurekuye, ubuzima bwawe biba yabutanze. Umugabo yarababaye cyane, na ka kanyundo kiwe cyangwa ka kamamiyo yahise agashyira inyuma. Aramubwira ati sheri, ati naringuye, ati ndavunitse, ati ndumva imitsi igize ikibazo. Sheri, ndumva ntameze neza. Mana Nyagasani, nta nubwo azi ko ari Imana imutabaye. Ese uyu mugabo biragenda bite? Biraza guherera hehe? Uriya nawe ari kumwitegereza, ari kubitegereza ibyo barimo byose. Nawe reba ingo zubatse gutya. Aramubwira ati ariko kuki wamennye ji ahangaha? Reba ni ji inyereyemo. Sheri, kuki nawe ibintu byawe byose biba bitari ku murongo? Nta nubwo uza guhanagura ahangaha. Niba wateguye ji ukaza ukayimena, kubera iki utabasha kuba wahanagura kugira ngo mbashe kuba nahagwa? Nta nubwo azi yuko disi kuba yayihamenye arimo agenda agiye ayitwaye agiye kubera ko yari yayanze. Niba wakurikiye part 1 urabyibuka neza cyane. Yaji yahise ayitwara ajya kuyibika. Mu kuyitwara yayimennye, iracubangana, ari nahanyereye. Ari nabyo ari kumusobanurira ati sheri, ati hangane, ati ntabwo bizongera, nakabaye nabikoze. Gusa Mana, Imana niyo iri kumutabara. Ese irakomeza kumutabara kugeza ryari? Kurikira intambwe ku yindi, kora subscribe, ukore like, ubundi udusharinge ino video ku bantu bubatse n'abatarubaka, babashe kuba baryoherwa. Njyewe nabijeje yuko iyi filime ngomba kuyibaha episode by episode, kandi umunsi ku munsi. Umugore yaramubwiye ati sheri, ati rero ngenda abona ibyawe nawe bigeze ku musozo. Ati ngiye sinkiyumva nkubona, ntabwo ngikwishimira kuko nawe ntabwo unyishimira. Niba ntegura ji ntubashe kuba wayinywa, njyewe ubwanjye birambabaza. Mana Nyagasani, yamwegera agahindukira n'akanyundo mu mugongo. Nawe reba nukuri, ese ingo z'ubu ngubu zizagenda gutya kugeza ryari? Yatangiye kumubwira ati se ni igiki ufite inyuma uri kumpa?
sha umeze nk'umuntu ufite ibintu afite inyuma, kubera iki uri kugenda uzenguruka? Umugabo yatangiye kumushyira amakenga. nawe ari nkawe burya umuntu ushaka kukugirira nabi ntabwo wamuyoberwa. Yaregamye ka kanyundo kiwe agashyira inyuma ku mugongo aregama, noneho umugabo akamukurura ati gira hino nkwereke, ati nyegera rukundo rwanjye. Gusa umugabo wiwe aramukunda, arashaka kumugerageza ngo arebe ikintu afite inyuma yahishe inyuma, gusa ni ka kanyundo. uyu mugore wisize ibintu byo ngibyo b'umweru arimo aramwitegereza. Ese biragenda bite? Birarangira bite? Umugore aracecetse, umugabo nawe aramubwira ati hari ikintu uhishe inyuma, ndashaka ukinyereke Mana Nyagasani. Mu gihe akivuga gutyo, wa mugore yikuyemo urushyi aramukubita. Wa muntu w'umweru byamwanze mu nda yaramukubise, akimukubita yahise akurayo ka kanyundo. Arashaka kwereka neza uyu mugabo umugore ubwoko bwiwe, yarashaka kumwereka yuko niwe wahereka aramurinda. uyu mugore aramubwiye ati wayibonye, ati ngiye kukumena umutwe, ati wanze uburozi bwanjye. Yatangiye kumubwiza ukuri, umugabo byaramucanze, umugabo yarababaye cyane, ati wanze uburozi bwanjye, ati ariko noneho ngomba kuba nagukubita aka kanyundo ndakica, nkakwica umutwe nkawumena. Yakuyeyo bwa burozi, ati ubu burozi bwanjye nabushyize muri ji ngo ubashe kuba wayinywa, mbashe kuba nakwica neza, mbashe kuba nakwica nk'imbeba, uko imbeba tuzitega tukazica. Umugabo yifashe ku munwa aratangira avuga uti ubu burozi ubundi bumara isaha imwe bwonyine, ubundi munsi y'isaha no mu minota 30, hagati y'isaha n'iminota 30 ubu burozi bwanjye bufite imbaraga cyane. Mana Nyagasani yarebye ku ruhande arahindukira, umugabo aramubwira ati ni wowe ibyo bintu ndi kubona? Ese ndi kurota? Ati ntabwo uri kurota wa kigabo mbwa we, ati ubu burozi, ati nibwo yarashyize muri ji, atereka akanyundo kanjye ngiye kukagukubita. Yagiye kukamukubita, umugabo arahunga. Mana Nyagasani, umugabo yahise akamwaka aragafata. Ese birarangira bite? Yatangiye kumubwira ati sheri, ati mereza akanyundo kanjye nkwice, ati uburozi bwanjye wabwanze. Mana Nyagasani, ati rero niba utwaye akanyundo kanjye reka nguhe uburozi aba ari bwurya. Yatangiye gucanganyikirwa, yatangiye kwirukanka inzu yose. Kenshi na kenshi hari ubwoko bw'uburozi baguha nguha umuntu iyo ataburiye mu masaha mwagenanywe, wowe ubwawe niwo butangira kugiraho uruhare. Mana Nyagasani, ese biragenda bite? Umugore nawe, uyu mugore cyangwa se uyu muntu wisize ibintu by'umweru utari kubasha kuba yaboneka, yatangiye kumwitegereza. Umugabo nawe yatangiye kugira ubwoba, atangira kuvuga uti si ibintu birarangira bite? Ibintu ndabisobanura gute? Umugore arashaka kunyica, none arahindukiye arasaze. Bisi ibi bintu biragenda bite? Ubwoba bwaramwishe. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore ukore na like, ukomeze rwose kudushyigikira. Iyo ukoze like, iyi video bayishyira abantu benshi, ikabasha kuba yabonwa n'abantu benshi, isomo rigatambuka. Wa mugore kera kabaye, wa murinzi yahise akora ikiganza ahumura wa mugabo yari yamushyizeho ubuhumyi. Umugabo yaramubonye agira ubwoba arikanga. Umumama nawe aramubwira uti, cyangwa se uyu muntu aramubwira uti, niba ari umukobwa n'umumama ariko ndabona afite amabere, aramubwira uti tuza, calm down, tuza, naje ahangaha kugira ngo ngutabare, tabara ubugingo bwawe. Ati wakabaye wapfuye iminota yose umaze ahangaha, ati wakabaye wapfuye, ati ninjye byose uri kubikontorora. Mana Nyagasani. Umugabo nawe yatangiye guhishurirwa, yatangiye kubona ibintu byinshi bitandukanye biri muri iyi nzu. Ubwoba bwaramwishe, yatangiye kumubwira uti uyu mugore wawe agufiteho umugambi utari mwiza. Uyu mugore wawe yafashe umwana wawe aramutwara aramuhungisha, nawe uri ahangaha. Gusa uziko umwana yagiye kwa kaka ariko yaramuhungishije. Nawe ubugingo bwawe arashaka kubwangiza, arashaka kugufata
akagufata akagushyira neza mu rupfu, yarangiza iyi mitungo akayisigarana. Ati se arayisigarana ko uyu mugore mukunda, ko nta kintu nigeze mwima, ibintu byose kuko aragira ngo bigende bite. Ubwoba bwaramwishe cyane rwose, umugabo arababaye, umugabo arababaje cyane. Umugore yatangiye kumubwira ubuzima bwe bwose, yaramubwiye uti nudasenga ngo wegere Imana, Imana niyo izagukiza. Buriya rwose ubutabazi buba ahantu henshi cyane. Imana iba ifite umuntu yakugeneye uzagutabara, marayika wawe ukugendaho. Nawe ufite marayika wawe, ufite marayika wawe uguha buri kimwe cyose. Yafashe ka kanyundo, yafashe ka gakona agashyira hasi, aramubwira uti se noneho nkora iki muvandimwe? Ati ko ntabaye, ati icyo ukora cyose ni ukurekana n'uyu mugore, ikindi kandi ni ugusenga Imana ikabasha kuba yaguhishurira. Mbabwira aha ngo rwose niba uzi neza yagiye kubona ubwoba bwinshi, abona ubwoba buramutashye, wa mugore ahita agenda, wa muntu ahita agenda. Yaramubwiye uti akazi kanjye ndagashoje, ndagutabaye, ubuzima busigaye ugomba kwirwanaho. Ese uyu mugabo arirwanaho gute? Icyo asaba ni ugusenga Imana ikamubohora. Dukurikire part 3, uraza kuba waryoherwa. Mukore like, share, comment.